n'umurwanashyaka w'ishyaka ayoboye. Avuga ati ni gute uriya muntu yirwa yamamaza ubwicanyi bw'abazungu, bashishikariza ngo abirabura kwica abazungu. Ramaphosa yamusubije ati uriya muntu ntabwo muri guverinoma, nta n'ikintu ashinzwe muri guverinoma yacu. Ariko tugira muri South Africa, tugira na guverinoma yacu, tugira ubwisanzure, umuntu wese akavuga icyo ashatse kiri ku mutima we. Ubwenge karemano cyangwa se AI mu magambo ahinnye hari byinshi bukora. Ushobora gufata ibintu ugahimba inkuru, abantu bakayikora, murabizi bigakorwa mu buryo buri montage. Artificial intelligence iteye imbere cyane. Umuntu ashobora gufata ikintu akagihimba. Nk'ubu nk'urugero dufate muri Christine Ramaphosa, bamubaje ati aha hantu ni hehe? Avuga ati aha hantu ntabwo mazi. Abantu baraseka bari bateraniyeho, ariko uburyo yasubije amasubiza mu buryo bwa gihanga njye nabukunze. Kuko biriya bintu gushyira itangazamakuru hari nka perezida kuri perezida, atari n'urukiko ngo bajye mu rukiko, ngo mu rukiko barabona n'ibimenyetso bazanye, biriya bisa nkaho ari ugushyira hanze perezida nk'umuntu ufite igihugu ayoboye gikomeye nka South Africa. Dongera ngaruka no ku yindi ngingo, buriya South Africa ifite ikibazo na Leta Zunze za Amerika. Murabizi ko South Africa iba mu cyo bita BRICS Plus. Ni umuryango urimo Abashinwa, Abarusiya, Iran, n'ibihugu bigiye bitandukanye na Brazil. Ni ibihugu bitandukanye bimaze kurenga, uko byatangiye ari 5 ariko bimaze kurenga 5. Bivuze ngo ni ibihugu bikubiyemo ari byinshi kandi bifite intego yo kuba byazamura ekonomi yayo bitagendeye kuri Amerika. Murabizi ko Amerika inshuro nyinshi imaze gusubira inyuma cyane muri kuba ikaze bakonje bacu mukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Aho uherereye hose turagusuhuje. Utarakora subscribe nyamuneka ureba aho hasi handitse subscribe, cyangwa se ku bandi babona handitse s'abone, hose muyageze nibura mukoreho notification cyangwa se notification izamuke, kugira ngo ibiganiro tubagezaho buri munsi bibashe kubageraho umunsi ku munsi. N'ibyatambutse mubashe kuba mwabibona. N'ibiganiro dukora, tugakora ubusesenguzi ku nkuru runaka cyangwa ku biganiro byinshi byagiye bitambuka kuri kote y'ubukungu, politike na diplomasi. Nawe mudukurikira ari ubwa mbere maze gutanga igitekerezo hasi, kuko ibitekerezo mutanze byose cyane cyane ku ngingo imwe n'imwe mudasobanukiwe, twihera mu biganiro bizakurikira ibi tugasobanura ku kitasobanutse, hanyuma tukabasha gusobanukirwa. Ku basanzwe mutanga igitekerezo ku nkuru tubagezaho umunsi ku munsi, hanyuma ku batagize ibyo basobanukirwa babasangwa namwe murangira gutya mujye mutanga igitekerezo muri comment munyandikire, nzabasubiza kandi izo comment zagenda zireba. Ikimenyimenyi na comment ishizeho yiharike bigaragaza ko namaze kuyibona, nkazategura ikiganiro runaka ku byo utasobanukiwe nkabasha kubisobanura. Tugiye kuganira ku kintu kimaze iminsi kibaye, ntabwo nakishimiye, ariko tugiye kukiganiraho tugihe n'umurongo. Mu by'ukuri Perezida Donald Trump uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumiye mugenzi we Perezida wa South Africa Cyril Ramaphosa. Ikintu cyantunguye kugeza n'ubu ntariyumvisha, byankoza ku mutima. Niyo mpamvu ngarutse kuri iki kiganiro, ko numvaga ntayo nagikoreho, kuko ibintu byabereyemo nabonye nk'agasuzuguro kabirabura, kuko ibi bintu birakabije. Gufata perezida ukamutumira imbere ya perezidansi ya Amerika, White House,
ukamubaza ibibazo nk'aho muri mu rukiko ari perezida kuri perezida, kandi bose bafite ibihugu bayoboye, kandi bose bafite umurongo wa buri gihugu. Amerika ifite umurongo wayo na Afurika ifite umurongo wayo, bafite ikintu bagenderaho bayobora ibihugu byabo gitandukanye n'ikindi gihugu. Ibihugu byose bifite sisiteme imwe. Ese binyereka ko ya demokarasi yabo bavuga mbona ko ari iya West, ntabwo igomba gukora ku isi hose, ni y'Abanyamerika n'abagenzi babo. Ntabwo wiyumvisha ukuntu nka perezida wa South Africa ibibazo bamubazaga, kumubaza ukuntu ngo abazungu ngo bicirwa mu gihugu cya South Africa, ibintu yakabibazwa n'urukiko rwo muri South Africa cyangwa se urukiko mpanabyaha rw'Irayi. Ndumvisha ikibazo cyakabaye kibazwa izo nkiko, cyangwa se zikabazwa n'inkiko zo mu gihugu cya South Africa, cyangwa se urukiko rwa Afurika, kuko na Afurika dufite urukiko, bakaba rubaza ibyo bibazo. Cyangwa se ubumwe bwa Afurika, dufite umuryango w'ubumwe bwa Afurika, icyicaro cyabo kiba muri Ethiopia. Hari ahantu henshi yakabibarijwe, yakagombye kuba yabibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu, ntabwo ari umupolisi ushinzwe kubaza ibibazo nk'ibyo. Ku kindi tugarukaho kuri iki gihugu cya South Africa, yakomeje kubaza ku bwicanyi buhakorerwa, ariko agiye ahantu havuze ku mutima hatumye ngaruka muri iki kiganiro, ni ukuvuga ngo abazungu ngo bishwe, ngo bakomeza kwicwa. We nawe aramubwira ati abazungu ntabwo bicwa, ahubwo ni abirabura bicwa muri South Africa. Amuha n'ingero nyinshi zishoboka, ati nk'ikimenyimenyi abazungu bihariye 72% bw'ubutaka butuwe n'abanya South Africa bose, kandi nabo baturage bake dufite muri South Africa, ariko tungurwa nuko ari nabo bihariye ubutaka bunini. Ikintu cyo kucyumvisha cyangoye, ko nanone kwihangana. Ese mvuga ati Amerika yabigiye kugitanga umurongo wa buri gihugu cyose ko kigomba kubaho, kubera ko cyo cyatanze inkunga, rero bigatuma hari ukundi kuntu kihishe inyuma y'iyo nkunga, kigashaka gutanga umurongo w'igihugu kiyoborwa. Ikindi cya kabiri, South Africa bari abazungu nabo bafite ubushobozi kurusha abirabura. Ni gute wambwira ngo umuntu ufite ubushobozi w'umuzungu bari muri South Africa bafite ubushobozi burenze ubw'abenegihugu? Abo birabura rero bakica abazungu, ahubwo ntekereza ko abo bazungu rero baba bica abazungu, kuko ntabwo wakwiyumvisha ukuntu igihugu nka kiriya abazungu bagifashe bakaba bihariye 72% b'ubutaka, kandi ugasanga bo nta nubwo bageze no kuri 20% y'abazungu batuye South Africa. Kuko uzasanga bakora ubuhinzi, bakora ubworozi n'ibindi bikorwa bindi bibateza imbere. Ziriya mapoza yabavuga ati ikintu twashakaga ni uko twasaranganya ubutaka, abazungu bakagira ubwo basigarana, ariko nabo bakagira n'ubwo barekura, kugira ngo wenda bakabaha ingurane y'amafaranga, ariko n'abirabura bakabona aho batora, kuko population ya South Africa ni nini cyane y'abirabura kuruta abazungu, kugira ngo nabo birabura babashe kubona aho batura, babashe kubona ibyo bakora byabazamura, ariko bishingiye ku butaka. Yongera kumubaza ikibazo, wenda kukimubaza ntabwo nabigaya, kuko buri wese afite ubushobozi bwo kubaza, ariko nanone uburyo yakimubajemo nabwo baragayitse ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rwa Afurika. Tuba twagaragaje isura itari nziza, tuba twasebye mu bundi buryo. Yamubajije ati hari umugabo njya mbona wamaza ubwicanyi, wamaza urwango muri South Africa, Julius Malema. Uramuzi? Ni umuntu ishyaka, nawe umunyapolitike, ariko n'ubu nta nubwo afitemo imyanya muri senate, cyangwa nta nubwo afite imyanya
muri guverinoma, ntabwo ari umuyobozi ariko ni umurwanashyaka w'ishyaka ayoboye. Avuga ati nibwo turiya muntu yirwa yamamaza ubwicanyi bw'abazungu, bashishikariza abirabura kwica abazungu. Ramaphosa yamusubije ati uriya muntu ntabwo wo muri guverinoma, nta n'ikintu ashinzwe muri guverinoma yacu. Ariko tugira muri South Africa, tugira na guverinoma yacu, tugira ubwisanzure, umuntu wese akavuga icyo ashatse kiri ku mutima we. Ntabwo tubuza ubwisanzure abirabura, ntabwo tubuza ubwisanzure umwenegihugu ari we wese ufite icyo ashaka gutangaza mu buryo bwe, mu gihe twe tubona ntacyo kitubangamiyeho, nta n'icyo cyishe ku burenganzira n'ubwisanzure bw'igihugu cya South Africa. Donald Trump byabaye nk'aho bimukoze ku mutima, aravuga ati ibi ntabwo bishoboka. Ugashyigikira umuntu nk'uriya ushishikariza ubwicanyi, icyo ni ikindi. Hari ikindi yagarutseho, nanone cyambabaje cyane, gufata itangazamakuru riri aho ryose riteranye, ugafata kuri screen ugashyiraho video igaragaza ibibera muri South Africa. Biriya hari ibintu bibiri ngewe ndi buhuze ku buryo nabonye biriya bintu bitakabaye bikorwa muri ubu buryo. Iriya video ishobora kuba ari video mpimbano, ubwo ni uburyo bumwe. Ishobora no kuba ari video y'ukuri ariko none itarakorewe, yaraberewe mu kindi gihugu gitandukanye na South Africa. Ishobora no kuba ari na video iririyo ariko uburyo babigaragajemo, babigaragaje itangazamakuru ni uburyo bwo kugira ngo basebye perezida, uburyo bwo kugira ngo basebye South Africa, ni n'uburyo bwo kugira ngo bagaragaze indi sura, kugira ngo bamubuze kugira ikintu avuga, bamutsindisha ibimenyetso. Kandi murabizi ko artificial intelligence nayo iteye imbere cyane. Ubwenge karemano cyangwa se AI mu magambo ahinnye hari byinshi bukora. Ushobora gufata ibintu ugahimba inkuru, abantu bakayikora, murabizi bigakorwa mu buryo buri montage. Artificial intelligence iteye imbere cyane. Murashobora gufata ikintu akagihimba. Nk'ubu nk'urugero dufate muri Christine Ramaphosa, bamuhaje ati aha hantu ni hehe, avuga ati aha hantu ntabwo mazi. Abantu baraseka bari bateraniyeho, ariko uburyo yasubije amasubiza mu buryo bwa gihanga njye nabukunze, kuko ntabwo wabona itangazamakuru riteraniye hariya hose. Naho yakuba haze, yibesha akavuga ko haze, byari gusa nkaho bamwatatse bakamubaza impamvu bikorwa abirebera, ariko kuba yavuze ati ari ahantu simpazi, muri make hari byinshi yirinze. Hari uburyo bushobora kuba ari bwa AI, uburyo bushobora kuba buri riyo, hari n'igihe bushobora kuba ari n'ibintu byakorewe mu kindi gihugu bikitirwa South Africa. Ariko ibi byose byatumye abyigobotora, kuko biriya bintu gushyira itangazamakuru hari nka perezida kuri perezida, atari n'urukiko ngo bajye mu rukiko ngo mu rukiko barabona n'ibimenyetso bazanye. Biriya bisa nkaho ari ugushyira hanze perezida nk'umuntu igihugu ayoboye gikomeye nka South Africa. Dongera ngaruka no ku yindi ngingo, buriya South Africa ifite ikibazo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko South Africa iba mu cyo bita BRICS Plus. Ni umuryango urimo Abashinwa, Abarusiya, Iran, n'ibihugu bigiye bitandukanye na Brazil. Ni ibihugu bitandukanye bimaze kurenga, uko byatangiye ari 5 ariko bimaze kurenga 5. Bivuze ngo ni ibihugu bikubiyemo ari byinshi kandi bifite intego yo kuba byazamura ekonomi yayo bitagendeye kuri Amerika. Murabizi ko Amerika inshuro nyinshi imaze gusubira inyuma cyane mu buhangane bwayo mu kuvuga rikijyana ku isi. Isa nkaho Amerika imaze gutakaza ubushobozi na imaze gutakaza influence ku rwego mpuzamahanga, kuko hari ibihugu byo muri BRICS nta gihugu kivuga ngo Amerika cyumbwe. Bivuze ngo nanone
kugira ngo ahuza indi mpamvu ishobora gutuma Cyril Ramaphosa bamuhamagara hariya bagashaka no kumushyira hanze kugira ngo bamusenye ku buryo bwihuse. Ndaza kubihuza nanone n'ikibazo cyabereye muri Israel. Israel buriya hari ikibazo kijya kubaho, babizi ko bari mu ntambara na Palestine yabahuje, ko yasabye ko South Africa yasabye ko Israel bari bayireze irahe Ubuholande kwimira ko ibyaha by'intambara kandi ishobora gusunikira kwisanga muri jenoside. Ibyo bintu bivuga ko Amerika nayo no kumushyiraho n'uburyo bwo kumuca intege kugira ngo isa nk'imwangisha abaturage kugira ngo avaho habe hajyaho undi muntu ashobora kuba yakora mu kwa Amerika ashobora kwitandukanya na BRICS. Kandi murabizi ko South Africa ariyo mu membre bakomeye ba BRICS Plus. Kandi mwibuka ko ari nacyo gihugu cya mbere cya Afurika cyagiye muri BRICS. Urumva rero hari ahantu hari imbogamizi nyinshi zirimo, hari ahantu zituma batumvikana. Kandi urabizi ko Donald Trump ni umuhanga mu bijyanye n'ubukungu cyane kurusha uko yaba umuhanga muri politike cyane mpuzamahanga, ariko wishyira imbere cyane ikintu kijyanye n'ubukungu cyane n'ibyo yashyize imbere cyane. Bivuze ngo n'ikimenyimenye ni wa muperezida utapfa kwisukira ku buryo bworoshye mu gihe utamubwira ibintu bifitanye isano n'ubukungu, utamwereka ahantu azungukira, biragoye kuba mwakorana. Ni perezida nk'ejo bundi hari umunyamakuru wamubajije muri NBC News, aramubaza ati ese Donald Trump ko hari indege baguhaye wahawe na Qatar, atangiye kwikomozaho yari amwahuranyije, umwereka ngo gataka kimara, mbese yaramututse ntabwo twashyiramo ibyo bitutsi yagiye amutuka ko yamuvuga ukuntu uwo muntu ari indisipurine, arimo arabaza ibintu biterekeranye. Yego wenda n'uwo munyamakuru yarakosheje ko yaramubaje ibintu biterekeranye kuko cyari yaje kuganiraho n'icyo, ariko Donald Trump yanga umuntu umudeviye ngo muvane ahantu narari ngo amujyane mu bindi, ko uyu mujyanye mu bindi ashobora no kuba yanagusohora muri iki kiganiro, yagutegeka gusohora muri iki kiganiro kugira ngo udakomeza kumutwara mu wundi murongo unyuranye na wa wundi. Ko ni umuntu udakunda kwatakwa ngo ube wamukoze isoni. Ikintu Trump azwiho kuko ishaka kumwataka ahubwo ashaka kugusebya agahita agushinga icyaha ako kanya, gishobora guhita kikugusha mu bindi bintu utatekerezaga. Urabizi ukuntu itangazamakuru byinshi byajyaga bimubaza ibibazo bisa nkaho bishaka kumupointingaho cyane, agahita ahubwo abisebya, agahita yibasira nk'umunyamakuru, agahita ashaka ikintu amujugunyaho gituma nawe atasebya ako kanya. Ibyo byagiye bituma ko Donald Trump ni wa muntu utapfa kwataka ku buryo bworoshye ngo umubaze ibibazo ugendeye ku marangamutima yawe uko ubyumva, kuko iyo ushatse kumujyana muri ibi bintu nawe arakwataka. Nicyo kintu muziho. Donald Trump ni wa muntu ashaka umuganira ku bintu byunguka. Yego ntabwo ari wa muntu uzasanga akunda intambara cyane, uzasanga yagiye mu ntambara zitamwungura, ariko amakinga ashobora kabone ya ntambara yamugiye ikintu imuzanira, ubona atamuhombye yamuzamura inyungu kandi ikazamura n'igihugu. Ni ikintu ahita yinjiramo cyane adatinze cyane. Yego turabashimiye, wowe utarakora subscribe nyamuneka urebe ukuntu wayikoraho umunsi, tanga igitekerezo, ka like ni ingenzi cyane, ndakabasaba pe, ndabasabye like muzizamure, ndabasabye ndasubiyemo ugerageze muduhe like, n'ukuri comment ni ingenzi pe, kandi ndabibashimira. Umuntu umpaye like aba akoze ikintu gikomeye, bimpa reaction igaragaza ko hari ikintu mwakunze muri iki kiganiro. Ntabwo wambwira ngo ku munota wa mbere kugera ku munota wa 10 na kangahe tugezeho nta kintu kira gukora ku mutima. Turabashimiye mu gihe byiza naho gutaha.